Président Donald Trump. Imboni TV. Ndagusuhuje nkwifuriza n'ibihe byiza aho uri hose ndetse ngo nikaze mu biganiro byacu uyu munsi. Nje nitwa Ajabu Marashini ngiri kubaha ikaze ariko ndi kumwe na Zeruba Berenzigiyimana. Zeruba umeze gute? Meze neza babwira ariko kari ku Imboni TV. Yica nitwa Imboni TV niyo turi kubaha ikaze cyane. Nje meze neza ndashima Imana kuri uyu wa gatanu twatangiye weekend. Twizere ko nabandi abo bari hajya atandukanye bameze neza bakomeze kuryoherwa kabisa. Kandi uzi ko barimo aba diaspora turabizi cyane turababona abakometi n'ibindi turabizi cyane ko bahari aba diaspora. Reka twihute tuje mu makuru n'ubundi twihute. Zeruba mu by'ukuri hari inkuru yari koroje ngenda vuze ko yari koroje bitewe n'iki nyakwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yise mugenzi we Perezida w'igihugu cya Kongo umutesi. Ese koko ni umutesi? Kuki Tshisekedi yahindutse umutesi nk'uko mu magambo atandukanye byashimangiwe neza na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko mu by'ukuri igihe cyose yamushakira ngo Tshisekedi ni intwari. Kuki Tshisekedi yashimagijwe na Trump yakoze iki cyatumye ashimagizwa? Ese namuye gaciro? Ese ni ukubera iki? Ese kandi kubera iki u Rwanda hakomeje kuzamo kandi kantu kugezaho u Rwanda cyangwa se Perezida Paul Kagame avuga ngo wowe Tshisekedi uri umutesi dufashe? kubera iki bundi byagenze bite? Mbere yuko tubijya mu byagenze bite turaza no kujya ku gihugu cy'u Burundi. N'u Burundi harimo akantu turebe uburyo bakagombye kuba ari impanga zacu. Yabivuzeho Perezida Kagame ariko ubu ngubu bakaba barahisemo kuba impanga za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo umushyikirano watangiraga ejo hashize ku itariki 5 kwa kabiri mwaka 2026 urumva Perezida afata umwanya abafashe wo kuganira n'abaturage kuko buriya nibwo buryo bwiza Minaloc yahisemo ko Perezida yaganira n'abaturage. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aravuga ati yatangiye ubundi iyi statement ajya kuyigeraho ngo disi Tshisekedi man urumva avuga ati uyu Tshisekedi imiryango mpuzamahanga yamuhinduye spoiled child, umwana w'umutesi. Yego, noneho umwana w'umutesi abantu batabizi aragenda agapfa mu mutwe. Iyo umwana yamenyereye kuramukira ku kanido, umwana amenyereye gufata buri kamwe kose umubyeyi yamuhaye, uwo mwana ntazigera amenya no kwifurira umwenda. Yego, uwo mwana ntabwo azigera amenya kwishakishiriza. Uwo mwana nta bisubizo bizigera bimuvaho bifite umumaro. Ni wa mwana wavukiye muri famiye ahabwa buri kimwe, atazi kwimesera bogisa, atazi kwifungurira agapesi k'ishati, nta kintu n'iki na kimwe ashoboye usibye kuryama byonyine. Ni uwo w'umutesi. Yego, hanyuma uwo mwana agomba kuba yarangiritse n'ubundi kubera kurindagizwa n'ubwo burere. Umutwe ameze nk'utari normal. Urumva? Ni umwana kubera kumutonesha cyane. Ni ukuvuga ngo uwo mwana ntabwo aba agira n'ikinyabupfura cya kindi gituruka ku burere bw'ababyeyi. Yego. Bon, Perezida rero ati imiryango mpuzamahanga yamuhinduye nyine spoiled child. Uwo nguwo ese twabona ibikorwa mabingahe twabona yakoze Tshisekedi bituma yitwa umutesi? Umva rero nibura nk'ingero nka zingahe? Biroroshye cyane. Ni Tshisekedi wagiye asinya amasezerano kenshi, akayasinyira za Rwanda, aho ni muri Angola, akayasinyira za Doha, agasinyira Washington DC, akasinyira Nairobi. Amasezerano ya Nairobi yararimo resolution ya 277 gutyo. Yego, akaza yagera Kinshasa, bya bintu byose akaba abivuyemo. Kubera iki? Kubera ko afite abari kumugira inama bati wowe ibi ngibi wibishyira imbere kuko turahari ngo tukurwanirire. Ndakubuza ko ibyo bintu byose uvuze. Uyu munsi kuri uyu wa gatanu mu nama y'umushyikirano, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassador Vivienne Nduhungire uko bivuze nawe yabivuze uko bivuze. Ntabwo nje nigeze mwumva. Nje nabyumvise uko bivuze nka Zeruba kuri uyu wa gatanu. Niko yabivuze. Imana ishimwe. Hanyuma rero ikindi kiba gikurikiyeho hano nuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nkuko turi bubigarukeho
mu magambo yagiye hanze ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko X yakomeje gushimagiza Tshisekedi ngo ni intwari, ngo ni umugabo w'intwari, ngo azi gupambana, azi gufata imyanzuro, ngo azi gukemura ibibazo by'igihugu. Arangije Trump akantu kahebuje abantu nungu ryavuze ngo ngo n'intambara y'iwabo ndayirangije. Uyu muperezida uri hano iyi ntambara nayirangije. Yego, abantu bifata ku munwa. Ese Trump intambara arangije ni ngo mu ntambara 5 ngo Amerika arya ni intambara 5 yavuze Ukraine n'Uburusiya, avuga Rwanda na Congo, avuga Israel na Iran, avuga za Hamas, yavuze nyinshi cyane, avuga ko anakeneye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel bitewe n'ibikorwa bidasanzwe ngo yakoze. Yakomeje kwivuga ibigwi cyane, yavuze nyinshi, nanjye ntabwo niko neza umubare, ko yatanze ingero avuga ku cy'u Rwanda ko yakirangije na Congo, avuga ko Ukraine n'Uburusiya nabyo ngo ari amahoro. Yatanze ingero nyinshi, avuga ko ibintu byose ngo ari umutekano, ngo nta kibazo, ngo abantu ngo nibaryame, ngo nta kibazo. Hano Trump nabona yavuze ngo dufite Congo hano, avuga perezida. Wenda ushaka kugira ngo uze kwitakomoza ngo intambara yabo muzi ko twamaze kuyisoza. Kwitakomoza uburyo ki Tshisekedi yatumizwe Washington muri Amerika muri aya masengesho, agashimagizwa cyane byimazeyo na perezida Trump, akamushimagiza ngo uri umugabo mwiza iki mu by'ukuri homme courageuse, ngo ni umugabo ugira courage. Hari ahantu hakubiyemo iki, ariko twibuke ko hari abantu batabonye kugeza n'aka kanya ntabwo Trump aramenya kuvuga izina Tshisekedi ryamunaniye. Yavuze ngo perezida wa Congo, ariko mumenye ko haguruka kuvuga Tshisekedi byamunaniye. Babanza mumenye ko ubushize yavuze ngo kise ubushize niko yavuze bajya gusinya amasezerano kise na n'ubu rero agiye kubivuga biranga. Arangwa perezida wa Congo, the president of the Republic of Congo, kise no yanze kubivuga, yanze mu by'ukuri kuri akuntu Tshisekedi yashimagizwe cyane na Trump. Namuye agaciro mushaka kuko bamaze iminsi biganirwaho kubera iki yamushimagije. Birahurizwa hehe nuko Kagame yamuvuze ngo wowe uri umutesi. Reka mbanze mbwira abantu ko iri sengesho rya nubundi aya masengesho Tshisekedi yari atumiweho ni National Prayer Breakfast yo muri Amerika, ya Amerika. Yego, ni perezida wa mbere wa Afurika wasengeye muri aya masengesho. Yani wa mbere yitabiriye. Perezida wa mbere wa Afurika, wa mbere muri Afurika asengeye muri aya masengesho aya ngaya National Prayer Breakfast. Ubazo wa mbere wa Afurika wagira ngo nuyoboye Afurika, wa mbere muri Afurika. Muri Afurika. Yes, muri Afurika. Hanyuma icyo wamenya nuko Tshisekedi ajya gusenga yifashishije ivanjiri ya Matayo, asenga asaba amahoro, ubwiyunge hagati y'abantu n'ibihugu. Trump amwita intwari. Reka turabanza turebe ahubwo impamvu yamwise intwari. Yego, kumwita intwari kwa mbere, abantu muze tubabarira ingendo Tshisekedi akoreye muri Amerika, nibura kuva mu kwezi kwa 12 kugeza ubu ngubu. Ingendo akoreye muri Amerika zigera kuri 5 mu gihe kingana gute? Mu mezi atageze kuri 3. Ibihugu ngo birakeneye amafaranga yose yo mu ngendora. Izi ngendo abantu babyibuke neza, uribuka ko basinye mu kwa 12 we na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, hari ku itariki enye z'ukwa 12. Yego, sibyo? Yego. Nyuma yaho Tshisekedi yagiye muri Amerika inshuro zirenze 4 eshatu nizo nibo mu gihe kitarenze n'amezi 2. Amezi 2. Eshatu nizo nibuka cyane, sibyo? None se ni hatari. Urumva ni Tshisekedi ugenda ajyanywe n'iki kintu kimwe cyonyine cyo kuba Amerika yahabwa uburenganzira ku ibuye ry'agaciro hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uburenganzira navuga ngo busesuye, wongera no guharabika u Rwanda n'ibyo bibiri. Harabika u Rwanda arabivuga mu bimujyana kiba kirimo. Ikibazo Trump arakizi neza. N'aba ba Mark Rubio, Tshisekedi we ibyo bintu arabyitwaza bigira iturufu. N'uyu munyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mark Rubio wirwa mwakira azukuri neza. Yego, ahubwo bo baraje baramusigiriza. Ni umugabo w'intwari, azi gukemura ibibazo bya Kongo, ariko mu by'ukuri witegereje nta kibazo. Simvuze ngo nta bibazo bya Kongo akemura, arabikemura, ariko ibyinshi byaramunaniye. Ahubwo niba ari intwari koko nk'uko Trump yabivuze, birashoboka ko
Trump yaba amushimira ko asa nk'aho ari guharira uburasirazuba bwa Kongo abarebere. Yego. Kuba yakwemera guhara kiriya gice nabyo ni ubutwari. Yego. Kuko Trump azi impamvu yabyo. Trump yavuze ngo ikibazo cyawe ndakizi vuba cyane kirakemuka. Kandi yavuze ngo oya nouvenometre fait. Erega ikibazo cyawe turakizi. Reka yavuze ko barangije kugikemura. Reka ngo kirakemuka vuba. Ubu ibyo ngo kirakemuka vuba ntabwo bivuze ngo cyarakemutse uza kureba neza. Sibyo? Ni ukuvuga ngo yavuze ngo we have Congo here. Avuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Sibyo? Yego. We have put an end to the conflict of DRC in Eastern part. Twarangije amakimbirane ari mu burengerazuba bw'igihugu cya Kongo. Yego. Ni ukuvuga ngo en français nous avons le Congo ici, nous venons de mettre fin à une guerre we guerre que nous avons terminé. Imwe mu ntambara 8 twamaze kurangiza. Harimo ni ya Kongo. Iyi ntambara ya Kongo iri mu ntambara 8 leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kurangiza. Iyi ntambara yarangiye. Kwa Rwanda Trump ashobora kuba narwaye. Niba we yicara muri none ko avuga ko ikibazo cyakizi iki kibazo ziriki National Prayer Breakfast ya Amerika agatekereza ko yarangije ikibazo cya Kongo nta naho kitaranatangira Messi nta nubwo iki kibazo kiratangirwa kujyamo barasinya amasezerano nibyo gusinya bivuze ngo byarangiye ntabwo Trump aratangira gukemura iki kibazo sibyo yego it was a good beginning yari intangiro nziza bajya gusinya amasezerano aho basinyira hose Doha na Washington DC yari intangiro nziza ariko nyuma yaho gusinya amasezerano twabonye ko Tshisekedi agira muri Kongo akituriza agahita asa nkaho ateye umugongo ya masezerano ubwo se ikibazo cyakemuke he Trump agomba kuba afite ikibazo nyine urumva ngo dufite Kongo hano tikandisha ibibazo byaho twarabirangije yego bivuga ko mu mpamvu nyamukuru Tshisekedi yatumijwe muri Amerika si ugusenga nyambere n'amabuye y'agaciro akenewe na Amerika ariko ejo bunini twabibonye yego yakirwa na Mark Rubio mbere y'amasengesherega kwa kangahe kwa gatatu kwa kabiri yego yakiriwe na Mark Rubio Tshisekedi aganira mana yanjye nayigeraho ariko aganira n'umuyobozi ukomeye cyane w'ikigo gikomeye n'ubundi bashaka guha isoko ryo gucukura amabuye y'agaciro Tshisekedi we mu gihe ukibishakisha ngira ngo nibutse kano kantu mu by'ukuri Tshisekedi mu bivuga ko intambara ye yarangiye Trump twibutse ko yabavuze ngo akibura igihembo cy'amarushyitiro Nobel si ubwa mbere bivuze yavuze ngo sinyishishikajwe sinkirajwe inkera n'amahoro cyangwa se no gusoza intambara hirya no hino ndazwi intera n'inyungu za Amerika ituze ry'abanyamerika ati nzakora igishoboka cyose ku neza n'iterambere ry'abanyamerika ati ibindi by'intambara byo kugira gute ntabyo niyo mpamvu yahise ajya mu bintu bitandukanye za Greenland mwarabibonye niyo mpamvu hano muri Kongo ari gushaka ubuye by'agaciro sibyo mu bintu by'amakuru sinjya mfanira katubwire neza mukabonye sibyo kuwa gatatu hari itariki enye yego nyuma yo kukwakirwa na Mark Rubio uno munyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika yego Felix Antoine Tshisekedi perezida wa Kongo yagiranye ibiganiro bikomeye cyane n'umuyobozi w'ikigo n'ubundi bashaka guha isoko ryo gucukura amabuye y'agaciro uyu mugabo yitwa ntajye tubwira ibyo bavuganye ni ukuvuga ngo baganiriye uburyo ki batangira gucukura amabuye y'agaciro hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urumva nyuma yo kuganira na Rubio Amerika igiye gutangira gucukura amabuye y'agaciro ku butaka bwa Kongo yego completely byatangiye ariko biza kuganirwa ko nuvuga ngo na Mark Rubio byaje kujya hanze ko yabanje kumuteguza abagomba guhabwa isoko yarabamuteguje yego mu bantu bagomba guhabwa isoko rero bari kuganirwaho
Mana we, Mana yanjye we. N'umuntu koko. Konzi neza ko uyu muntu yarari hafi ahangaha. Ntacyo nishaka bye gutinza turaza gukomeza. Nukuvuga ngo director nukuvuga ngo ni umuyobozi w'ikigo cya bike harimo ibintu by'amabanki ariko ntacyo Tshisekedi bisa nkaho icyo gihe igihugu byagaragaraga koko kari kugitanga bavuga bati abanyekongo bavuga bati niba bigeze kuri uru rwego tukaba twari tuzi ko Amerika iri muri deal tukaba twari tuzi ko Tshisekedi azahereza koko Amerika igice kinini cya Kongo bagacukuramo igihugu yamaze kuyitanga reka rigarukiye ku kintu cyo kwita Tshisekedi umutesi twari ku mpamvu nyinshi yego President wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame ni umuntu nawe ureba kure areba izi communauté internationale uburyo zitreatinga Tshisekedi as spoiled child wa mugani n'uburyo ibitangazamakuru byo muri ibyo bihugu byinshi bigena byandika bisa nkaho bisigiriza Tshisekedi Kagame akagira akavuga ati twebwe tuzakomeza kurwana kukuka kacu ka nyuma dufite naho baduteraniraho ntabwo tuzigera twemera ko batuniga twebwe ngo tuniganywe amagambo tuzaya tubabwira ibyo tubona nibashaka kuri nabo bajyeyo ariko muri communauté internationale harimo ikibazo cyuko nabo batagenda ngo bajye kureba ukuri ahubwo ibyo bahawe na Tshisekedi n'ibyo abemerera akaba ari byo bituma bakomeza kwataka u Rwanda nicyo none si uyu mugabo kuba akomeza gushinjwa ibi ngibi n'amahanga akunda kwimushinja yuko yirengagiza nkana bikagera naho abantu bamwise umutesi kuko atazi icyo ashaka kenshi umutesi abatazi icyo ashaka none niba atazi icyo ashaka intambara arashaka ko itazarangira ubwo ngubwo Perezida Kagame ariko aravuga ati njyaho kugira ngo nzanigwe n'ibyo bibazo birwa bantura sibyo jewe nzanigwa n'imyitwarire yanjye ndi kurwana nabyo kandi ko gakomeye iryo jambo rirakomeye kandi ko gakomeye iryo jambo riba rikomeye urumva aho yedete par toutes ces menaces gasubira aho kugira ngo nzanigwe n'ibyo bibazo bibirwa bantura ibyo bibera muri Kongo nzanigwa no gukomeza kugira gute nzakomeza kunigwa n'imyitwarire yanjye mu Kinyarwanda cyanyacyo ibyo bintu byo hirgiye muri Kongo aho kugira ngo bizampitane cyangwa se bizansange inaha mu banyarwanda banje biza bihansanga imyitwarire yanjye yewe nzakora ibishoboka byose mu bushobozi bwanjye ntibizakunda nzabikumira mbabwire ni go to hell cyane go diable mu yandi magambo ntiduteze gutezuka kugeraho mwebwe muzangiza uburenganzira no kwangiza ituze ry'abanyarwanda ase ugira ngo umve international community they have I think they took things literally. You know, they are helpful. I would say they are helpful. They have been supportive. But they even are supportive in creating problems for us. barafasha Kongo banaturemera ibibazo twebwe. They are helpful in one sense of solving the problems and helpful in another sense of creating problems for us. Barafasha ngo bakemura ibibazo ariko noneho uko gukemura ibibazo ni nako natwe akavuka ibintu. Yego. yasoje se oyada. The amount of threats we come under on a daily basis. We will do this if you don't do this. We will do that if you don't do that. You know, sometimes you feel choked by this kind of. But instead of being choked by all of that, I'll be choked by just being defiant and telling you to go to hell. Akani ko nari nkeneye. Aho kugira ngo njyewe nzanigwe n'ibyo bibazo birwa banzanaho nzanigwa n'imyitwarire yanjye attitude nzagira nyine mpangana nabyo. Yego. Hanyuma nzababwira inti go to hell. Yatari ibintu birakomeye mw'abantu.
Zeruba nakurema ibibazo birakaze wiza n'ibibazo byawe ngo ukomeze kwirwa ubinkira ku mutwe baragutetesha baguhinduye nk'icyana cira hanikubite bagize gute ni hatari ntabwo byakunda ni hatari wakwisoreza se dusoze tutarebye ku Burundi akantu kari kanyisoza abarundi abavandimwe b'u Burundi Kagame yaravuze ngo Uburundi n'u Rwanda byagombye kuba ari impanga ariko uyu munsi ntabwo twumva impamvu abarundi bahisemo kuba impanga y'abanyekongo kurusha abanyarwanda tubwire first of all u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi bari ababanyi barashyingiranaga baranywanaga tuvuga ururimi rumwe buriya ntabwo byasaba interpreter hagati y'umunyarwanda n'umurundi kugira ngo ibyo muri kuvuga byumvikane bihita byumvikana ko mu kinyarwanda n'ikirundi ntabwo bitandukanye cyane usibye ama intonation pronunciation uburyo tuvuga nyine hanyuma ikindi hano mu Rwanda sibye ko tutakigira amoko y'abatwa n'abatutsi no hakurya iyo ngiyo yarahabaga yani ko cyari nk'igihugu kimwe n'undi abaga icyo bita u Rwanda Urundi mu by'ukuri byabaga ari kimwe rwose nuko nguko bahoze barwanirana ishyaka ku buryo uwashoboraga gutera nk'u Rwanda Urundi bwashoboraga kuba bwahagara hagati buti mwitera umubanyi wacu mwitera abantu dusa nkaho dusangiye amaraso n'isano kugeza ubu hari abarundi benshi n'abanyarwanda barashyingiranye cyane ariko ubu hari ikibazo cyuko imiryango yagiye ishyingirana benshi batagisurana kubera ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi byaratunguranye cyane ubwo Burundi bwatangiraga gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabyita uburangare bw'ubutegetsi bwariho kuko ntabwo bwari kwemera kugwa mu mutego nkuriya wo kuba Tshisekedi yatumira igihugu cy'u Burundi ngo kijye kurwana na 23 Tshisekedi we yitaga abanyarwanda kugeza ubwo bagiye mu majyaruguru navuga ni ubwo ni mu majyaruguru y'u Rwanda hakaba mu burasirazuba nyine bwa Kongo gutyo ntabwo rero u Rwanda rwigeze rubyishimira habe namba kuko na Perezida Paul Kagame yaratunguwe ubumvise ko yavuze ati nahamagaye Perezida Evariste amazi ibintu uri gukora n'ibiki ko numvize ngo ingabo zawe ziri mu majyaruguru yacu zajya gukora ingabo zawe ko ziri muri Kongo byagenze bite undi ati ninde wabikubwiye ibyo bintu ko ari ibihuha ninde wabikubwiye ati nyamara Evariste ingabo zawe ziri hari amakuru nafite neva ry'imiro ati ziriya ariko nyine babakubitira hariya baramano ati none aba basirikare bari kugwa rugurira sabawe ati none neva ry'imiro baramanuka noneho aramubaza ati ko ikibazo wowe ufite imipaka iguza na Kongo iri mu majyepfo muri Kivu y'amajyepfo mu majyaruguru yacu uri gushaka ati ntabwo ndiyo mugabo kugeza ubwo babakubitiye hariya urumva rero ko ntabwo u Rwanda rwigeze rwishimira mu by'ukuri ubufatanye bw'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baretse kuba impanga z'u Rwanda nyine bajya kuba impanga za Kongo ariko yaravuze ati njye ibyo nta nicyo bimbwiye ntacyo bimbwiye azakomeza nyine uwo mubano bawukomeze ubwo natwe ka kantu yavuze muzehe ati nzagerageza ubwo nyine ati komeza agerageze nuko bigende gutyo ahubwo wenda aho ngaho niho twasoreza ariko ni hatari hanyuma reka dusoze kugira ngo tutegure n'andi makuru nabonye hari inkuru nyinshi cyane turagaruka mu kanya ariko zishimira babanye natwe Zeruba reka tubashimire bakomeze babane natwe n'andi makuru nk'uko bivuze araza gukomeza kubageraho no mu bindi bihe biri imbere nagushimiye cyane wakoze cyane Marashi Zeruba na Ajabu Marashi ngo cyane ko natwe kuri channel Imboni TV Imana ibarinde Imboni TV imboni ya rubanda.